Naraje ndafungura, nabonye urukecuru ruri kuva amaraso kandi rusa nk'urwaboze ruri gutabaza rumpamagara. Iki ni igice cya gatandatu ubwo nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Niba ari ubwa mbere dukurikiye kanda subscribe, like, share na comment. Sangiza abakristo bagenzi bacu umva ukuntu abana bacu barenganye kandi ntucikwe. Mbahaye ikaze. Rwanteye ubwoba cyane ndasakuza. Narasakuje cyane, umukobwa nahaye umutima wanjye barabyutse aho twari twaranje n'umwana nawe. Araza ansanga muri dushe nicaye, nashobewe cyane. Arambaza ati se habaye iki? Naratunguye kuba ntawe ukiri kubona, akaba atari no kubona amaraso, akaba ibyo ndi kubona akaba atari kubibona. Ndamubwira ati nta kintu uri kubona? Arambwira ati ntacyo. Nanjye nongeye kureba mbona aho cyari kiri nta gihari, mbona ya maraso nabonaga ntayo. Niho nahise menya ko nakoze ikosa rikomeye, ikuzimu babimenye kandi banshaka. Kuwa mbere byarageze nitaba ikuzimu. Nagiye ikuzimu mfite ubwoba, ariko numvaga ko batampanye byarangiye. Nageze ikuzimu haza abagabo 4 n'umukobwa umwe, baramfata baranjyana ahantu mu cyumba cyuzuyemo inkoni nyinshi, cyuzuyemo ibyuma bishyushye, cyuzuyemo ibintu by'agashinyaguro gusa. Batangiye kuntoteza, barankubise cyane biragera aho birandenga, ncika intege. Banjombaguye amacumu mu mbavu, barakubita ku buryo cy'amagufa yanjye yose yababaraga. Naratabaje ariko mbura kirengera, numvaga nsabye imbabazi ariko mbura kirengera. Bakomeje kunkubita cyane, barampondagura ndanoga, mbura n'imbaraga zimpagurutsa, izo gutabaza zo ziragera aho zirashira. Narakubiswe cyane bikabije, numva nimba ari amafaranga yabo ntayabasubiza ariko bakansubiza ubuzima bwanjye. Numvaga amafaranga amaze kuyarambirwa, kuko inkoni bankubise, amacumu banjombye, uburyo bantwikiye, numva birambabazaga cyane. Mbura andi mahitamo, barambabaje cyane bikabije, nabuze uburyo mbigenza, bakomeza kumbabaza. Umukobwa yazanye ibati barishyira ku nkwi, bacana munsi, barangije bandambikaho. Icyo gihe numvise ububabare butagira ingano, narababaye cyane, numva bari kunkawusha. Naho namenye ko ikuzimu burya ntabwo ari umunezero gusa ubayo, ahubwo agakuba, agahinda byose bibayo. Nakomeje kubabara cyane, abagabo barantotezaga kandi batamfitiye impuhwe. Bakomeje kunjombagura imisumari mu mbavu ndetse bakajya bakubita n'inyundo ku mavi. Narababaraga cyane nkatabaza nkabura uko mbigenza, numvaga ntafite kirengera. Umutima wanjye natangiye kwicuza, ntangira kwicuza icyatumye negera umukobwa nakundaga, mbura amahitamo y'ibindi bintu nari gukora. Natabaje ndi gusaba imbabazi, ndi kuvuga ati bambabarire, nkomeza kuzisaba cyane ntabaza ninginga. Barambabaje cyane, bakomeje kumpondagura amasaha 9 yose. Hashize amasaha 9 havuze uruzogera runini, ni uruzogera ntari namenye ubwoko bwarwo. Barangije bagenda bankurubeta, banterera ahantu hameze nko mu gisare. Haje abagabo 2 b'imbere bambaye amakanzu maremare atukura, barambwira ati Cedric, warenze ku itegeko ryacu, niyo mpamvu twaguhanye, ariko kugira tukubabarire ugomba kuduha umwana umwe wawe. Mwabara mwararanye
umugore wawe cyangwa umwana ugomba kuduha umwe. Nagize agahinda kenshi, numva ishavu ku mutima ariko mbura uko mbigenza. Ikuzimu baba bampundaguye cyane, nari nabuze n'imbaraga zihaguruka. Bari bangize indembe, bari bajombye imisumari mu birenge ku buryo ntashoboraga no guhaguruka. Imitsi yanjye y'amatako bari bayikubise cyane ku buryo nari meze nk'indembe ndaho hasi. Abagabo babimbwiraga barakaye cyane, bakambwira ati urahitamo umwe. Babimbwiye gutyo ntabwo numvaga ukuntu natanga imfura yanjye, nta nubwo numvaga ukuntu natanga umukobwa nahaye umutima wanjye wose. Icyo kibazo nakomeje kukibazaho biranyobera, ariko abagabo bakomeje kumbwira ati niba utaratanga umwe muri bo, twe bose turabatwara. Nagize agahinda gakabije mu mutima wanjye, numvaga nihebye, narebaga ibyo bankoreye numva birambabaje cyane. Nari nacitse intege nabaye nk'indembe. Natekerezaga ku mfura yanjye nkumva agahinda karushaho kunyegura. Bakambwira ati Keza Sabrine wanjye. Naramutekerezaga bikancanga. Natekereza uburyo ari akana gato gato kari gukura neza, kari kunsekera nkabikunda, nkumva sinamutanga. Natekereza ku mugore wanjye, umukobwa nahaye umutima wanjye, nubwo tutashakanye numvaga rwose maze kumubaza bihagije. Natekereza uburyo ngiye kumuhekura nabyo bikancanga. Ni umukobwa nahaye umutima wanjye, naramukundaga. Nubwo yarabyaye ariko ubwiza bwe bwikubaga kabiri. Natekereza ku mfura yanjye nkumva ni ibindi bindi, nkumva kugira babimpitishemo gutyo ntabasubiza amafaranga yabo yose, nkigira kwibera hamwe n'umuryango wanjye. Icyo gihe byari agahinda gusa. Nari mfite agahinda, umutima wanjye wari wegutse. Narashenguwe cyane. Numvaga icyo gitekerezo rwose ntari kugikunda. Gusa barambwiye ati nta yandi mahitamo, niba wabyanze bose turabajyana. Nuko Satani unkomeza, dayimoni w'umwijima n'imbaraga yaje anyinjiramo amfasha guhaguruka. Mba ndahagurutse nzi ngo ni akaneza ngiriye wenda. Azana amafoto abiri. Yazanye amafoto abiri. Imwe yariho umukobwa nahaye umutima wanjye wose, ndetse akaba yanambyariye umwana. Indi ikaba iriho mama wa Sabrine, indi ikabaho Sabrine. Sabrine umwana wanjye, yari imfura yanjye nkunda cyane. Natekerezaga uwo natanga muri bo nkabura igisubizo. Ariko barambwiye ati niba utabihisemo twe turihitiramo kandi bose turabatwara. Nabuze uko mbigenza, ariko barambwira ati niba byakugoye reka nze tukwereke amahitamo dukoresha. Babonaga ko byangoye kandi nashobewe. Agahinda bari bankubise bikabije, bari bambabaje cyane. Banzaniye icyuma, bazana n'amafoto abiri imbere yanjye. Barambwira ati manika ifoto urajombamo icyuma niwe uzaduhereza, kandi nta kwisubiraho cyangwa ngo wongere wigarure. Nta yandi mahitamo nari mfite. Agahinda ko kari kansaze, ntanabuze n'icyo nkora. Nazamuye icyuma. Nazamuye icyuma nkatekereza umuryango wanjye, nkatekereza umwana wanjye, natekereza umukobwa nahaye umutima wanjye wose, agahinda kakanyegura.
ariko ikuzimu ho ntabwo babitekerezagaho, nta nubwo banagiraga impuhwe, ahubwo bakomeje kujya bampatiriza ati bikore cyangwa bose tubatware. Nabuze uko mbigenza, mbura andi mahitamo, ndazamura nkumirije, ndangije ndajomba. Icyo gihe agahinda karanyeguye, natekerezaga imfura yanjye n'ukuntu itari yamenya kugenda neza, ikaba igiye gupfa nkumva ntazibabarira. Natekereza ku mukobwa nahaye umutima wanjye wose n'uburyo namuhemukiye, nkanga ko dupanga ubukwe, nkamwicira ubukwe, none nkaba ngiye no kumuhekura nkumva ntazibabarira. Mwese murabizi, baguhitishijemo umugore wawe n'umwana wawe, ni igihano gikomeye nawe utabasha gukora. Gusa nacitse intege, najombye ifoto y'umwana wanjye, numva biranshanze. Umwana wanjye natekerezaga ukuntu agiye gupfa, numva birambabaje, agahinda karanyegura. Nakomeje kumva umutima wanjye uri kwicira urubanza, ncika intege ngwa hasi, ariko ikuzimu bari bambonye ko nacitse intege kandi babonye ko ndi kwicira urubanza cyane, bahise bahitamo kumpereza dayimoni. Bampaye dayimoni unkomeza, baramumpaye uwo tuzajya tugendana buri munsi. Bakomeje kujya bampa dayimoni wo kujya tugendana buri munsi, dayimoni wo kunkomeza no gufasha kwakira ibyabaye. Ikuzimu burya nabo ni abahanga, bampaye dayimoni wo kunkomeza no kwakira ibyabaye. Nuko naje ku isi barazimangatanya ibimenyetso, n'ubundi uwandebaga yabonaga ndi wa wundi, ntacyo nahindutseho. Nageze ku isi nkumva umutima wanjye uri kuncira urubanza, numvaga mfite agahinda. Dayimoni wo kunkomeza abirebye arambwira ati humura, n'ubundi ntabwo ari we wa mbere cyangwa wa nyuma twatse igitambo cy'umwana, ntabwo ari weho wa nyuma, ni ibintu bisanzwe ikuzimu rwose. Nawe shyira umutima hamwe wibabarire, wumve ko nta n'ikibazo cyabaye, umwana n'ubundi uzabyara undi wana. Dayimoni yakomeje kujya nsubiramo ayo magambo, ndagira ngo numva mfite agatima gakomeye, ariko nanone nabitekereza umutima wanjye ukananirwa kubyakira. Nagize agahinda gakomeye. Dayimoni ushinzwe kunkomeza yabonye ko nta bindi bintu ndashobora, arambwira ati wenda genda ufate inzoga unyweho, wenda uribagirwa ibibazo wari ufite, wibagirwe n'ako gahinda gahita gashira. Abenshi twishora mu nzoga turi guhunga ibibazo. Nanjye nuko natangiye njya mu kabari, mfata icupa rimwe, nkirisomaho nahise nsinda, ndasinzira, numvaga mfite amahoro, nibereye ahantu mu bicu. Naje gukanguka mu munsi wakurikiyeho, njya mu kazi nk'ibisanzwe. Dayimoni yakomeje kumbwira ati nujya wumva ugize akabazo, jya uhita unywa ku nzoga, inzoga zizagufasha kubyakira. Nanjye narayumviye, nkakomeza ninywera ku kayoga. Natangiye kwitoza kunywa inzoga gutyo. Umwana wanjye ariko yari akiri muzima. Umwana wanjye yari akiri muzima, ariko yatangiye kujya arwara indwara z'amayobera. Yarwara indwara z'amayobera bakamujyana kwa muganga byihutirwa. Hashize iminsi 3 nasubiye ikuzimu njya gutanga igitambo. Nuko nageze ikuzimu nsanga turi abantu benshi cyane bo gutanga ibitambo. Mpita menya ko atari njye nyenyine nagize amakosa cyangwa nakoze ikosa. Nahise nikomeza.
narikomeje ariko abari imbere twese tugiye gutanga igitambo twarangagwa n'agahinda kenshi, amarira yaraturangagwa kandi twese nta n'umwe wari ubyishimiye, ariko abandi bo baba bari ahantu imbere yacu bari guserebura, ku bandi byari ibirori, basa nkaho bishimye cyane, ariko twe twari tugiye gutanga ibitambo nta n'umwe nabonye umwenyura cyangwa agaragaza ibimenyetso byo kwishima. Buriya ikuzimu haba agahinda gakabije cyane cyane iyo watangiye gukora amakosa. Numvaga ari ahantu ngiye kuyora amafaranga, numvaga ari ahantu ngiye gukura ubutunzi ibintu byose bikagenda neza, ariko natangiye umubabaro n'agahinda. Nuko abo twari twese twari dutegereje gutanga ibitambo, mbona bagiye bazana abana baziritse neza ku buryo batinyagambura. Bafataga umwana bamuziritse neza ubundi bakamushyira ku meza bakagutegeka kumwikatira. Uwa mbere yagiyeho bamutegeka gukatarakata, uwa kabiri ageraho gutyo gutyo, nanjye birangira ngezeho. Kiza Sabrine wanjye, imfura yanjye, yanteye agahinda cyane. Nabonye uburyo bayiziritse, mbona uburyo bayikanyaze, numva agahinda karanyishe. Natekerezaga ko njyewe ikibazo akaba ari njye wabiteye, numva ntari kwibabarira. Amarira yari menshi, ariko abandi kubera ko bari barabikoze nta yandi mahitamo nari mfite. Narahumirije ndakata, nongeye gufungura amaso nsanga umutwe watandukanye n'igihimba cye. Nuko imfura yanjye Sabrine yapfuye. Narebye uburyo nyiyiciye agahinda karansaguka, nuko n'abandi bakomeza gutanga ibitambo. Ibyo birangiye bafashe imirambo bakajya bayizamura, amaraso arimo bakayashyira mu kishage kinini. Twese turangije gutanga ibitambo bazana uturahure dutoya, bazanye uturahure dutoya tumeze nk'igikombe, bakajya badusukiramo twese, turangije turanywa. Twanyweye amaraso y'abana bacu, ariko nta yandi mahitamo twari dufite, nta n'ikundi kuntu nari kubigenza. Umutima wanjye wancishaga urubanza, numvaga ntazibabarira. Natekereza ku mukobwa nahaye umutima wanjye wose, nkumva nawe atazambabarira. Nuko twavuye ikuzimu ibyo birangiye, twageze ku isi numva ubuzima buroroshye, kuko nanatangiye kwimenyereza kunywa inzoga kugira byibuze mpunge ibibazo. Dayimono nkomeza we twari kumwe, yakomeje kunkomeza arambwira ati rwose ihangane ni ibisanzwe nta nubwo ari weho wa mbere. Nuko ndabyakira, anzanira itegeko rishya ry'ikuzimu bari bamuhaye ryo kumbwira ati ntuzigere uterura ku murambo, ndetse ntuzigere unawuherekeza, ntuzajye no kumushyingura. Kuva icyo gihe numvishe ubwoba bunyishe, nkatekereza ukuntu abantu barabibona bikancanga, ariko naravuze ati n'ubundi ntageze ikuzimu, amabi yose narayakoze, ngomba gukurikiza amategeko neza, ntazashiduka n'uwo nahaye umutima wanjye mubuze. Numvaga uwo nahaye umutima wanjye nabimenya ko ari njye wamwiciye umwana, batazanambabarira. Nuko hashize iminsi ibiri, umwana wanjye Sabrine numva ngo yarwaye indwara z'amayobera, bamugeza ku bitaro ahita apfa. Nuko umwana wanjye yavuye mu buzima.
yavuye mu buzima biranshobera mbura uko mbigenza, agahinda gakomeza kunyica. Natekereza ukuntu akiri muzima twakinaga, natekerezaga ukuntu akiri muzima twifotozoje, natekereje ukuntu akiri muzima nagiye kumureba kwa muganga, natekereje ukuntu umwana wanjye akiri muzima yari uw'igikundiro. Agahinda karanyica, karansaga, ariko nta kundi nari kubigenza. Ninjye wari uzi ibyo maze gukora ikuzimu. Nasanze mama we yarize cyane, nasanze abari aho barize bari kuvuga ati akana kangana gutya karatabarutse. Njye nari nzi ibyo mvuye gukora ikuzimu, nari nzi ibyo nakoze, nkomeza gukoresha amayeri yo kwijijisha nanjye ndibabaza. Nkomeza umukobwa nahaye umutima wanjye, nakomezaga kumukomeza kugira ngo byibuze ashoboye nawe abyakire nk'uko nanjye nari nabyakiriye. Nuko nanjye nahise nirwaza kugira mbone uburyo bajya guhamba ntahari. Nateguye ibintu byose byo kujya akoresha ku kiriyo, byose nari nabiteguye. Ntegura amafaranga, imva, byose nari nabiteguye mbihereza umukobwa nahaye umutima wanjye wose. N'ugutyo yashatse abantu bo kudufata ku mugongo, ahamagara inshuti n'abavandimwe, bose n'abigeze batumenya baze kudufata mu mugongo. Nuko abari aho baje kundeba ati Cedric tujye gushyingura umwana wawe. Mbabwira ko ntameze neza kandi nanirwarije bikabije ku buryo babonaga ko nanjye ndwaye. Nuko barandeka bajya kumuhamba. Umurambo we narawurebye biransuzuguza kuko nituye hasi ndarira, amarira agera ku nkokora, gusa nta kundi nari kubigenza. Imfura yanjye bagiye kuyihamba ntahari, nanjye nari nabaye imbata y'ikuzimu. Ntabwo nari nkitekereza cyangwa nifatira imyanzuro, gusa nagize agahinda kenshi, agahinda karansaze, ntekereza umwana w'abandi w'inzirakarengane. Natekerezaga umwana wanjye w'inzirakarengane, nkatekereza ukuntu bizagenda bikanshanga. Ariko nabuze andi mahitamo ndiyakira, nkomeza kujya nywa inzoga gake gake kugira ngo ibibazo byanjye mbyakire, numve ko nabyibagiwe. Nariyakiriye nkomeza bizinesi, amafaranga yaguye kurusha mbere. Amafaranga yaragwiriye cyane, nabaye umutungafaranga kurenza na mbere. Amazu naraguze, amamodoka yo sinakubwira. Numvaga ubuzima bwanjye ngiye kubutangira bushyashya, numvaga ngiye kubaho neza. Ariko natekerezaga umukobwa we nasambanye nawe w'umukozi wanjye, nawe nkamutera inda ikavamo, nkumva bidashoboka. Numvise bidashoboka cyane, ariko kuko nta yandi mahitamo nari mfite narabyemeye uko byari biri. Nakomeje ndyoherwa n'amafaranga. Amafaranga yo ntabwo cyari ikintu kigoye kuri njye, nabaga mfite amafaranga menshi cyane. Nakomeje bizinesi amafaranga aba menshi, nanjye mba umutungafaranga. Nabaye umutungafaranga cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo uwari unzi yahitaga abona ko mfite amafaranga arenze uko yabitekerezaga. Ubuzima bwakomeje kundyohera, ariko umukobwa nahaye umutima wanjye wose we byaranze. Byamunaniye kwiyakira. Bimunaniye kwiyakira akajya yirirwa mu byumba by'amasengesho. Ibyumba by'amasengesho barasengaga bikabangamira ikuzimu.
ikuzimu byarababangamiraga cyane ku buryo boherezaga amadayimoni y'intambara ngo aze byibuze ahagarika amasengesho akabura uburyo. Nuko nanjye baje kumpuruza, tugenda ubuze umukobwa mwabyaranye mubuze kujya ajya mu masengesho. Naragiye nkora ibishoboka byose ngo arebireke ariko yaranze. Namuhaye n'akazi byibuze ngo abiyihorere ariko yaranze. Yanze kunyumvira akomeza kujya asenga. Ikuzimu bararakaye cyane baravuga ati niba yanze kutwumvira twese ikintu tugiye gukora nta kindi, tuguhaye itegeko genda umwice. Numvaga umutima wanjye warihebye, numva n'ubundi ndi uw'ikuzimu, numva n'ubundi nta mpamvu yo gusaba imbabazi kuko ntabwo nzababarirwa. Umutima wanjye narawukomeje cyane, ndawukomeza ku buryo ki numvaga ko ibintu byose ari ibisanzwe, kubona abantu bapfa nkumva ari ibisanzwe. Imfura yanjye yatumye mba icyihebe, nkomeza kunywa inzoga cyane. Nahise mfata umwanzuro wo kujya kumwica. Nashatse kumwica biranga. Umukobwa nahaye umutima wanjye we nakomeje gushaka kumwica bikanga, nkabura uburyo, ariko nigera akanama ko kuzamutumira iwanjye aze kunsura ubundi mpite mwiciraho. Narabipanze umugambi ndawunoza, numva rwose nta mahakaniro mfite kandi numva ko nzamwica. Ibyo kwitwa umukobwa wawe nahaye umutima, ibyo byo ntabwo nari nkibikozwa. Numvaga nkomeye kandi numvaga nshaka kumwica akamvira mu buzima. Nakomeje kugira umururumba mwinshi w'amafaranga, ariko umukobwa naramutumiye ati uzaze mu rugo kunsura. Umukobwa nahaye umutima wanjye wose yaje kunsura. Numvaga niyemeje kumwica, nafashe umupanga mwiza cyane. Umukobwa araza akomanga ku rugi, ndamufungurira arinjira. Ndamubwira ati nkumbuye ibiryo watetse wantekera. Umukobwa nuko kumbwira ati nta kibazo. Yarinjiye ajya muri garde-robe yanjye, afata ishati abayambara, arangije ajya mu cyikoni. Yagiye mu cyikoni yumva ko agiye guteka, ariko njye nari ndi gushaka uburyo bwiza bwo kumwica, muturuka inyuma mpite mukubita umupanga mu mutwe cyangwa mu ijosi ndikureho. Numvaga nkomeye cyane, numvaga nshaka kumwica byose bikarangira n'ubundi ntihazagire umuntu ujya uhora uncira urubanza cyangwa numve ko hari umuntu undimo ideni. Nuko yagiye mu cyikoni guteka, nanjye nza mwubura inyuma. Mu gihe yari agihugiye mu gukata ibitunguru ndetse ari gutunganya n'ibintu by'itomati, namuhugiye inyuma, nzi inyuma ye mfite umupanga wanjye. Nazamuye umupanga. Ese ko yazamuye umupanga yahise amutema? Ese yahise amwica? Iki gice cya 6 niho kirangiriye. Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 7 kigiye kugera kuri Sharif TV, niho dukurikirana ubu buhamya. Niba ari ubwa mbere udukurikiye kanda subscribe, kandi niba ari n'ubwa kabiri kanda like. Gisangize bagenzi bawe twese tumenye uburyo tureramo abana. Niba usigaranye amatsiko, igice cya 7 cyageze kuri Sharif TV, manuka ikirebe.